Mani himbazwa cyane, mani himbazwa cyane. Kandi gusirimba wamara n'wikirizo yako tumanika umuka abantu botekereza. Mani himbazwa cyane. Amen. Amen. Abatoya nikaho urenze cyo hangaha. Passa kan kama yabaye uruhande gusa. Urugo haba nikawa ari kumurongo. Ariko basaza nabo nyine nako bakora basize imyaka myinshi. Ariko soko nabo muteje passa. Ndahimbaza Imana rero uyu munsi wa none uko Imana yatwemereye tugaterana abana n'ucyo gutungana mwese ndabegeye kumakaza mu jambo ry'Imana kandi Imana twese tumanisha amen. Ntabwo cyakure cyane n'igihe turimo nibyatangiye kubohara ejo n'ubu n'ahari mu ijoro n'uyu munsi tubavuze n'ubu dukomezaho kuvuga gusa ahari ijambo tugiye kuvuga haba harimo igisubizo cyawe utaronse mu jambo gatandatu. Niyo mpamvu gushishikariza gutega amatwi no kuba maso cyane mu mutima kugira ngo tubashe kumva, ubashe gusingira, ubashe kwakira ibyawe Imana yaguteganije kuri uyu munsi. Haleluya. Amen. Kubera umunsi w'ejo batuganije ngo Pasika y'Abayuda yasiguraga gucaho, gutambuka, kurengana, Passover, kupitia, guhishwa, ibintu bene. Turi kumwe. Yego. Ariko bari bafite impamvu bagomba kurenganaho cyangwa gucibwaho cyangwa gutambukaho. Hari icyo bari bakoze, hari icyo bari babasabye gukora. Bari babasabye kubaga umwana w'intama cyangwa w'ihene zizwi muri historia ndende. Baravuga ngo umwana w'intama bawurye bahagaze kandi bawurishe mu mboga zisharira, bawurishe imikati idasembuye kandi ngo bawurye bakwesa inkweto. Amen. Isigura ko umuntu amaze kwakira ubutumwa bwiza ntayirenga, ntagomba kandi gushyira ku mutima barambike. Duhora turi mu rugendo turwana na Satani kuva umunsi wakiriye agakiza tugomba kurambika kuzageza ku munsi uzasohoka. Amen. Amen. Arongera ngo bazahabwe umwana w'intama, ngo bazawurishe imboga zisharira. Yari ashaka kugaragaza imibabaro ye agiye kubabazwa. Yari ashaka kubereka ubusharira azahura nabwo. Yari ashaka kubereka ukuntu bizaba bimeze imibabaro ye. Ati rero umwana w'intama muzabaga, muzawurishe imboga zisharira. Nibara ko mubica hayo. Yari mu kindi kirere. Ariko arababwira ngo nimwamara kubona Imana, amaraso yawe muyasige ku nkomanizo z'umuryango, ku bihamambiro ngo no mu ruhando rw'umuryango, kugira ngo marayika murimbuzi ubwaza rwasanga icyo kimenyetso cy'amaraso ahubwo ni barengana. Ariko ngo hadasanga ikimenyetso, yaba umuyuda, yaba umwisiraheli, yaba umwegiputa wese utari icyo kimenyetso yose ariko gute marayika arinjira mu ijuru. Ntabwo byaravuga ngo Abayuda bo badashaka ikimenyetso ngo barimbuka, oya, hari ikimenyetso bagomba kugenda. Amen. Mu ijoro rero batuganiriye ijambo ry'Imana ngo muhagaragare imbaraga zitagira akagero. Hari imbaraga zitagira akagero. Umunsi bagaze ku ijambo Petero ngo yari kuganira, Yesu wafashe Petero na Yohana na Yakobo ngo bajana gusenga ahantu bitaza abandi ngo ngaho mu hoteli gusa. Aragenda ngo bari gushikara baganiriza, ababwira amakuru yo gusenga, atuganirwe musigara aha naje nigirane yasenge. Ngo aragenda bagaruka asanga barasinziriye. Kandi bamurahiye ko bazobana nabo kuzogeza mu gihe. Nuko barakomeza baragenda, bwa mbere aragenda aragaruka asanga barasinziriye. Arabati mubane maso nanje. Arongera aragenda asanga nanone barasinziriye. Ati bigenze gute kumusinziriye kera?
arongera agenda muri gatatu ngo agaruke asanga barasinziriye. Imisiyo yari afite yose kuri uwo musozi ibirarangiye. Aravuga ati noneho nimugende musinzire, nimugende ibyari byatuzanye birarangiye, nimugende. Izo nzitiyo zitatu yari kugaragaza ubukungu azamara iminsi itatu mu mva, ku munsi wa gatatu bakazuba ngo abone iminsi gatatu karakwiye. Aravuga ati nimugende musinzire. Amen. Amen. Petero arahira ati jewe turi kumwe nawe. Yasanga ijambo isakitari kangahe gatatu. Iyo nshuro gatatu yako genda babwira kibari kubasora kandi kucaha yavuga yarako ashaka kubagaragariza imisazo biri kuzimu hanyuma bakazuba. Uyu munsi rero turizihiza kuzuka kwa Yesu. Yaravuze imyaka 1000 irarenganye iratambutse. Uyu munsi turiko turizihiza kuzuka kwa. Niyo mpamvu rero muri urwo rwego ijambo Imana yampaye tubane namwe uyu munsi wa none iravuga niba ubwira n'ikimenyetso cy'amaraso ku mutima wawe tegereza kuzana ubugingo bwawe. Amen. Amen. Niba ubwira n'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu ku mutima wawe itegeko kuzahamba ubugingo bwawe kandi kukigendera n'abantu kiwobirera musiri kiwobirera muzahiriranisha kiwobirera mu bibiri kiwobirera mu myaka myinshi ugize mu kanisa kiwobirera mu kubatizwa gatatu cyangwa gatanu kiwobirera mu myaka yasinde tugize mu murimo ibitabo biza bireberwa kandi aho hantu bireberwa n'amana muntu warangiza nta mwana w'umuntu wohabona Imana y'ubuzima ni hasi. Imana y'Imana musizavuga abafite icyo kimenyetso ni ubwabo cyangwa niba ngo bazaza tukava kumva natwe tuzatwara ibintu tumusanga n'ibyo abazaza kandi bafite icyo kimenyetso bakigenda neza. Amen. Ibaze hano hari abo basore bari basirimba muganga. Amen. Amen. Abasore bagasimba cyane. Nibashije kandi cyatumye intambara tugira nuko ikimenyetso cy'amaraso tukirebera mu bana tukirebere kuri we ukakirebera mu bana. Amen. Bakavuga pasiteri yaje kuri azasimba kuri yasenge kwerekana ko akijijwe cyane uko niko banazatekereza. Abandi batangira kuganira mu karitsiye bari bakavuga ko naka mubanza dakiye bagashidikanya bakaza kawe umara gushidikanya bakaza kawe ku giti cyawe ubone kureba mugenzi wawe. Ni nayo mpamvu byari tugora mu buzima bw'Ukristo nuko Ukristo bwacu tureba ubwacu tureba ubwa bagenzi bacu ngo kandi umuntu ari nzi ko akishwe neza kuko sinzi ko bikora biriya. Rufite kilometero muri wowe ngo bime uko abantu bakishwe uko bangana ahubwo icyo usabwa kureba n'umutima wawe. Amen. Reka tusome ijambo ry'Imana. Ndabigusaba uja kumfasha gusoma ubiteguye ndaza gusoma utahishuwe. Ndahera ku gice cya 5 umurongo wa 2 ndasoma hariho hoto hanyuma undi witeguye nawe akagusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyangwa gusoma igice cya 1 mu Timoteyo wa 2 umurongo wa 8. Nje ndasoma ndahishuwe 5 umurongo wa 2 ndetse ku wa 9 hanyuma ubundi witegura gusoma Timoteyo wa 2 kandi no ku murongo wa 8. Reka dusome ndahishuwe 5 kugeza ku 9. Ndagusoma buke kugira ngo ushobore kumva. Mwumva amagambo ariko ngaremereye. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati ninde ukwiriye kumumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bifatanije. Kandi 3 ntiyagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kumumbura icyo gitabo cyangwa ukirebera.
nuko nizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo hamwe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati witinya, intare y'umuryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima uhagaze usa n'utambwe afite amahembe arindwi n'amaso arindwi ariyo myuka irindwi y'Imana ituma kuja mu isi yose. Araza akura igitabo mu kuboko kw'iburyo yicaye kuri ya ntebe, amaze kwenda icyo gitabo bya bizima bine n'abakuru 24 bikubita imbere ye, bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'izabya z'izahabu zuzuye imibavu ariyo masengesho y'abera. Nuko barimba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana mu miryango yose mu ndimi zose no mu moko yose n'amahanga yose, ubacungura amaraso yawe. Amen. Uwiteguye kane n'umunani. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikira Timoteyo kane n'umunani. Biravuze ngo ibisigaye ni ikimenyetso cy'ikamba ryo gukiranuka, ibyo umwami wacu umucamanza utabera azava kuri wa munsi, nyamara si cyo jenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kuri bose. Amen. Amen. Bibiliya yavuze ngo ibisigaye ni ikamba ryo gukiranuka, iyo umwami umucamanza azava kuri wa munsi, ngo nyamara si cyo jenyine, n'abandi bose bafite amatsiko yo kuzabareka ku mwana w'Imana. Uyu munsi reka tuganire rero, utangire utekereza urugendo rwawe uko ugenda n'ukubayeho, niba amaraso ya Yesu yagendana ku mutima wawe. Abantu bafite ibintu byinshi bagendana mu buzima, abantu bagendana ibibazo bitandukanye cyangwa isi yose, abantu bagendana mu mitima yabo, bagenda bikorera abandi bantu, abantu bakagendana ibibazo bitari ibyabo, abantu bakagenda bikorera intimba zitandukanye mu buzima bwabo. Ariko Yesaya 53 yarahanuye ngo ni ukuri intimba zacu niyo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, igenda kuduhesha amaboko cyari kuri we, n'ubu ariteguye kubitunga ugendana mu mutima. Amen. Ibaze niba koko aya maraso aririmbwa, ejo batangiye indirimbo bakoranye no guhimbaza, baravuga amaraso ya Yesu ntabwo asaza, amaraso ya Yesu ntabwo adata agaciro, ahorana agaciro kayo kuva umunsi Yesu yameneka kuzageza agaruka. Isezerano rya kera risomye, aho mu isezerano rya kera ngo bari mu byaha ariko bakoraga. Amen. Kandi ntibabikoraga rimwe, babikoraga kenshi kuko umuntu agiye akora ibyaha, uko umuntu acumye akazana ituro, uko umuntu acumye akazana igitambo, uko umuntu acumye akazana igitambo, kandi ibyo bitambo bikagira amakondisiyo. Ariko Yesu maze azana igitambo kizima cyera gitambwa rimwe, kandi kudahabwa bari mu isi bose. Nawe isezerano rya kera umuntu wenyine yazana igitambo cye. Yohana sasa ijambo ry'Imana abakene ngo baga barakora abakene bakabura icyo batamba, ngo bakirwanga n'ubunyoni ngo bakafata inuma ngo bakayizana kayitanga, nayo akayizana atayikomerekeje, idafite akasenge, idafite kandi kabara. Ariko Yesu ubaze azari awutanga rimwe bizima kuzageza iseka ryose. Icyo dusabwa twebwe muri kino gihe rero nuko twemera cya gitambo cyatambwe, ya maraso ye zabidagendana birya tugendana bya misi yose, ukemera ko amaraso ye yaje kubakureho ibyaha. Nubundi amaraso yose kumeze intama isezerano rya kera ngo ryagiraga bafite yakuragaho ibyaha, siko birivuga ngo yakuragaho ibyaha, yaratwikiraga gusa. Ariko bwacu umuntu yashaka gukora icyaha agashaka kwipakaza n'ibyatumye, ariko tuyisumbaze amena amaraso ya Yesu. Gutega kwa kabiri
Amen. Kandi Yesu ndamwe Imana ivuga n'iki kizareba. Kibazareba uburanga bwawe, kibazareba amashuri wize, kibazareba kuri muremure, kibazareba umuryango uvukamo, kibazareba ubutunzi bwawe, kibazareba ko wabyaye abana benshi, kibazareba ko wize cyane, kibazareba ko waje ukanuka, kibazareba ko wabaye mugufi, kibazareba ko wabaye muremure. Ikizareba gusa ni kimwe, ni amaraso Yesu Kristo yenda ku mutima wawe. Amen. Amaraso Yesu Kristo abantu bayerera mu bandi bantu. Niyo ntambara twahera ikomeye. Umuntu akitegereza kwicara abantu bakaganira bakamugurira naka ngo umanza adakijwe neza, ngo umanza aterembere Yesu Kristo umwana banza urebe ko wakwakiriye. Icyo cyatuzira kuvuga ko umwana cyangwa ivuga ngo waza bakamutanga. Nitwagendera inama baza bakamutanga. Ugende witeze kuburana naka usanga ntiyageze. Amen. Ugende witeze kuburana naka badasimba cyane usanga ntiyagezeyo. Naka kutuba cyane usanga ntiyagezeyo. Naka batagusadaka cyane usanga ntiyagezeyo. Amen. Naka barimbaga cyane bigasiba usanga ntiyagezeyo. Usanga abantu basuzuma ijisho. Usanga baradakungana n'Imana. Muri waza bakutangara ngo no bose kugena wari wagaho. Bandaga mutaza gushakashaka cyane muri usenge cyane kujya wari wagaho. Urugendo rw'umutima nshuti yanjye ruragoye cyane. Iyo za urugendo rw'amaguru twarafatikanye abantu tukabakira tukabasama. Tukabakomeza indege ariko urugendo rw'umutima niwo basha kurondora. Iyo Imana nivuga turisana imbere y'amashanyama twamara kugerayo ukatutangara ukaziruka ukareba abantu ugasanga babimarira ndetse ngo bamwe bazageraho baza ngo bazaga kumanga kuruhuka ngo nari umupasiteri nari umuvugabutumwa nari umusenzi nawe natwaza sadaka nyinshi nagize gutya naguze ibikoresho by'urusengero narubakishije urusengero nagize gutya nabaye ramba narazamutse ngera ku rwego abantu bari baranizera bazamuka ku rwego babasize ijambo ry'ubusa bakabasubiza. Sinigeze nakubabira. Ijambo ry'Imana twasohoye riratangaje. Yabwiwe Yohana wiyerekwa rye ngo yabonye marayika ukomeye. Nari gusa yabona marayika barakomeye. Kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo mbona marayika ukomeye. Nuko mbona n'abamarayika badakomeye. Bibiliya kandi itangiye kwasika ngo nabonye marayika ukomeye hariho n'abadakomeye. Kandi uwo marayika n'ukomeye yarahagutse ngo arabarize n'ijwi rirenga. Ngo arabana ngo se ninde ukwiye kukugura kiriya gitabo. Where's the man? Amen. Ninde waboneka ninde ukwiye kukugura kiriya gitabo. Ijyo byose wabura n'uwo. Ijambo ry'Imana riratangaje. Uretse gukura no guhora no woreba n'icyo gitabo no kukireba ntibakireba. Icyo ijambo ry'Imana ryavuze. Yavuze ngo nuko mbona marayika ukomeye abarize n'ijwi rirenga ati ninde ukwiye kukugura kiriya gitabo no kumena ikimenyetso gifatanije. Verse ya 3 niyo yavuze ko byagera no mu gihe cy'ukuri. Abantu bose ngo baraceceka. Amen. Baraceceka baraceceka bareba naho baborera icyo gitabo. Niko njya kukireba barabona ko ufite tandase yo kukibumbura. Abantu bose ngo baratinya barukireba. Hariko harebwa abandi hariko hashakishwa gucungura twebwe. Inama yari yateranye icyo gitabo bamwe ngo agacimenyetso no gucungura abanyamahanga nkatwe. Abatari bakamenya
ubona ngo tumarira akazi baryama n'ubusa ngo areba abantu babyaga ijuru areba izimanira abantu ubuzima bw'umwete areba inyamugingo areba amaserafi areba abamarayika baritegereza ngo amarahimukira asanga habuze n'umwe ngo bitumarira turi kumwe ngo bitumarira. Amen. Amen. Ngo bitumarira azona uko abonye imbaga y'abantu bari aho ngaho abaze umuntu n'umwe ngo utambuke ngo amubure cya gitabo mbere azabimenyetso birimo atari intambwe zagere ku ntambwe yo gucungura umwana w'umuntu abura n'umwe Yohana ngo ararira nuko mundarira cyane nizwa cyane ngo nuko hatabonetse n'umuntu n'umwe wamubura icyo gitabo nuko mvuga hayarira umwe mu bakuru baraza ngo Yohana we wirira Yohana baratangiye kura barenze arategereza ko abantu abura n'umwe mareka abantu ngo Yohana wirira dore idari umuryango w'Imana ntabwo akoresha wamumureke kandi uzukumbura marana n'ibindi yasukiye. Amen. Yesu yaciye mu bikomeye kugira ngo tuce horoheje. Yesu yamena mu bitare bikomeye kugira ngo tuce horoheje. Yesu yamena mu bitare bikomeye yaciye mu bikomeye kugira ngo twebwe tuzoce horoheje. Muri bintu byo gushimisha Imana yaba mu Rwanda kadutinya ubutwari n'agatutinya ngo ariko Yesu yaramuzereye. Nuko ngoga hari mu mwanya w'amaze kumuhoza ngo aramurangiza hagati kuri ya ntebe ngo abone wicaye kuri ya ntebe ngo abone afite cya gitabo mu ntoki. Amen. Buryo bakoresha baratambuka ngo fata cya gitabo arakibumbura abana barazamenyeza bifatanije arabatije we nitanze ndagiye. Ego. Manshi arabatije we ndagiye menagore bila ibimenyetso byose bari biri ndagiye nitanze. Abantu benshi ibitubamo ibitwigisha ibituvuga pastor wa buri munsi bavuga ubutumwa n'abasenzi n'uwabutse ushaka bivuga Yesu azaza ko. Amen. Ego. Yesu azaza kandi nazaza ashingiye ku butunzi bwawe azashingira ku bizo cy'amaraso azasanga umutima wawe. Nicyo cyadusinye gusa cyo kirangantego cyadutunze dufite niyo nsinzi tugendana niyo nsinzi zituma yasi n'abarinda hare kuburyo rwose umutima wawe ikawunezeza cyane lakini cyo kunezeza ni ukugendana amaraso Yesu mu mutima wawe. Haleluya. Yesu yanturiye ku giti kangaho umutima waje kangaho cyane imazize yasize ibyazaje yasize
amen. Hari umuririmbyi w'Imana bari kuririmba ngo amavuta mbone kwaka. Yesu ngo naza kuzabonere kure uzandangiza kure mwami Yesu. Yindi muri mwiza bakora amavuta mbone kwaka ngo nuza uzandangize kure hakida zarangiza kure n'amaraso nigasezerera gusigira ibarangira amaraso yakenda mutima nubwo uzoburi muri gereza nubwo uzoburi mu nda y'isi ikuzimu n'amagufa azohera bose nimara upfanye amaraso Yesu ku mutima Yesu azayarangiza kandi Imana nivuga azabata turi kumaragira nta kindi Yesu azarivuga nta n'itara dukeneye no kugenda n'amaraso ya Yesu ku mutima gusa naza araturangiza kuri data ava ngo ngabariye Yohana Yesaya yahanuye mu munsi Imana izavuga ngo umuntu mukigura amarembo mushaka ajya kumenya gukiranuka kwinshi ngo abamarayika bazobaza ngo ese abandi bande bazobaza ngo abandi bande bavuye hehe kuko inyungu zobaryangiza abashyitsi benshi uwo munsi ngo babaze ngo ese abamarayika bagira akajagari babaze ngo ese abandi bande turi kumudagara ngo bazabaza ngo ese bavuye bagafari bane umunsi cyangwa 20 ku munsi bagafari batanu ku munsi mwisi yose bizera bagafari abantu 20 bizera ku munsi atari ko no babaje nisi zigaba ngo babaze ko saba Yesu bahaku ndarese Yesu bahaku bavuga ko bangaba abangaba babaje urume we abantu batangara ko imudu cyake namara ko ibimenyetso hitanga ngabona gupfa amakuru n'amagenzi manje napfu nabangaba no kushaka abo muri sebya nabari bonazize nabari bonapfiriye nabangaba ko mabonye bimugira ikibazo abari bonana bwedata mwanzo ari ndemisi ngo nuri bakora muri bandi miramo ngo basebisi ngo basekajyana bari bari ngo muzirutayi Yesu wahakuke ashiza amagabaze y'Imana ngo nabangaba n'akabwira amen. Yatange raporo imbere y'Imana ngo ati ni ikibazo ijuru marayika ni ikibazo abana abashitsi abani bo babana n'ababwira Yesu zo kuzaba kuzabura ugasaza magara amazina yawe yose ugitabo cy'uruhiro ziko nzumbi agitabo korera gacobora w'izundu n'urukundo afitiye maze imirimo yo kwisaza amarira azamagara ngeze mu ijuru gahamagara amazina yose mu gitabo cy'uruhiro ziko zumva izina ryanjye ryitaba bave mu bituro by'ubucuruzi bazahurira mu ijuru n'abazabariyo zababare nanjye sizamurayo ugazahamagara amazina yose mu gitabo cy'ubugingo kibazo izina ryanjye ryitaba Yesu tuzamukuza utegeka kuzita kugira ngo cyane ko bikaba kuzita Yesu ntawe ufite kugira Yesu kubuntu kugira ngo cyangwa babasha kwisima kugira ngo kwanga kuzita usoma ijambo ry'Imana cyane se ngo dukanga gusa bahamagara mu cyone kibazo cyose cyasema ngo data oya nzobana bakubwira tayari nta wundi uzabwizera rero niba bahamagara ngo ngo benshi muri isi wowe uzahita ukora ibyo ese ugenda kibazo cy'amaraso ku mutima urabituranye mu wawe
icyo kimenyetso turakujyana mu cyumba tukakiryamana tukakijyana mu kazi tugakorera akazi kose dukora iminsi yose mu ibarabara ukakijyana muri kampani ukaturana indege ukaturukana indege ukajya muri bizinesi yawe icyo kimenyetso ukakigendana ijambo ry'Imana ngo Imana izagusanga uhagaze aho abantu bakunda sitana muri Amerika ndetse muri Afurika bazasubireyo oya kudomo ngo ndiye kuri Amerika n'urubuga bwira bari mu kudomo ngo abana baje ku mashuri inde batahe oya kudomo ngo umugabo waje ku kazi oya Imana twaza uhagaze na icyangombwa kizareka ni ikimenyetso cyo ku mutima bamwe muri bazahora bazabaza bose yewe namwe wanyu banyafimana karangaho ngo basubiza ati natwe uko byagenze namwe wanyu uko bimeze ngo bazabazanye gusa bigenze gute akizakinde zero tugeramije ntabwo tuzamara ntabwo tuzagira ko data yisazaguka dupfiriye wabangu kubwacu waba ugatanga raporo ati ngabada bazanye Imana misoro barakunde ku isi narayirangije none ngabo baraje nuko harekeye fesikice cya mbere umurongo wa kane wa karindwi aravuga ngo kuko badutoranirije muri we isi itararemwa Imana yatoranyije isi itararemwa tuzanyuza muri Yesu kugira ngo tubabera tutari umugayo amen tubabera tutari umugayo tugenda turabera udafite umugayo amaraso se kumeze n'ama za kera barayatangaga bakayatanga ariko bakagenda umugayo ariko Yesu maze amaze kwitanga aritanga dukura umugayo wose watubagaho adukura icyaha cyose verse ya 5 ngo kuko yabigambiriye kuva kera urukundo rwayo amen kuko basanga mu bintu kuko arimo ni ikintu kigoye gishaka data yabigambiriye kera urukundo rwayo verse ya 7 arabona baje gucungurwa kuko amaraso ye ariko kuba bari gucungura byacu ngo kubutunze bw'abazayo mugana yende ndio doje kwa kuzaza ni Yesu wenyine witanga kadakomeza na kukamesha siko kwa barabara barabara ndio kazi kwa kumva ijambo lima generation ndiri mona sanda ya ndio ngera ndio kuhimbaza njingira mtaja mtaja ya Yesu kangalo barimani ndiri baya maso ya ayo maso mvu wa maso haleluya haleluya wamvua maraso niomba haleluya haleluya wamvua maraso niomba Mathayo 16:42 Yesu abwira abantu bese niba ushaka gukurikira Yesu banza wiyemwe ubwawe wikorere umusaraba wawe uyu munsi ugendere ikibido cy'amaraso cya buri munsi umutima wawe ukunda ukurikira umwami Yesu verse 46 turavuga ngo kandi umuntu yabasha gutanga ikigwa cy'ubugingo ntacyo butanga nta na kimwe gukora nta na kimwe dushobora gukora kugira ngo ubugingo bwacu tumucungure tubwakire tubuhengahenge tumukuyakuye tumutware neza bwatumeze mu ijuru nta na kimwe twakora kuko gusa kimwe tugomba gukora ni ukwemera Yesu Kristo wapfuye kandi akazuka ukagendera ikimenyetso cy'amaraso ku mutima wawe verse 47 iravuga ko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se agaherako agahemba umuntu wese ukwiriye ibyo yakoze amen Yesu azaduhemba ahereye ku maraso twakiriye abanza ngo baranakire ku mwana w'umukiza amaraso yaje bayaha agaciro reka rero imirimo bakoze bamaze kunakira bakandika mu buzima bwabo bakoze data bahera ko azatugororera ariko bazaba barakoze neza basoma ijambo ry'Imana Pawulo amaze kurangiza imirimo yose yakoze amaze kurangiza imirimo yose yasezera Timoteyo n'ibitabo byamubwira muzabisome neza bashumba ibitabo bitatu Timoteyo wa mbere wa kabiri na
ni ibitabo byamubwira muzabisoma muzabisoma kumubwira waramubwira hamusega ati njyewe wamaze kubera Kristo ko gucanira wowe igihe cyane cyo kugenda kiraba atarakareka kubwira amakuru narwanye intambara nziza narangije urugendo naziranye no kwizera ibisigaye bifika muri wo gukiranuka iyo mpamvu ucamanza utazazamba ku muntu ngo nyamara sinyeje wenyine n'akamatara nako bazava ari ubwe bwabo nawe Yesu ko yavuze ko ariko bagatero bamanukira aramumana wanje ndagiye natambutse imana n'abakozi zararangiye imirimo yaje yasimana y'amana n'ayirangije iyo tuze kuririmba mu yose datazamana nyirangiza bora mama garagaze Kristo aramusezera ati ndagiye arakubwiye reka kugira amakuru zanjye narwanye intambara nziza ndareze kuze amen rero intambara zawe mu Rwanda uri kuma kuvuga kwizera cyangwa intambara ziraza kwizera ukakurambira bagutunga agatoki ukakaza oye komeza kwizera umurimo ndimo no gushimisha Imana yaba n'ubwo tuwamurusha inzu zose ziratambuka ngo tuzasenge kwizera gusa konyine Yesu uzadufasha ngo uzatugaragaza byose genda n'amaraso Yesu ku mutima wawe uyaturane mu wawe mu rugo asimbatara muri mu kibanza mu mutima wawe wumva ko wakwigishwa abantu bazabarwaye mu bibazo bikomeye mu bandebera nawe ibi uzokurebera ntawe uzokurebera uzabona kurebera n'abaragowe n'abandi yorohewe siko nimumamagare basenzi bandebera uko bwagenze bari nabona abantu baragowe barazashaka n'uwo barebera amen kandi batabikora bakabura ko batwara bakoze abarinzi babo gusa bahamagara kandi ngo niba kwirata ngo ni Imana yabahaye mbese ngo ntibahere ubusase ngo kubera ko batari nabo baragowe bariko bashaka nabo basengera gusa nibo kunyega inama bakubwire ko nabo bananiwe ariko barananiwe muje wapata mwana kusema mambo kandi murega muri baraka tabaya nabo ni roho wakati watu wanampamagara nafata telefoni wako basi uko wae mugraboza ndoro hiyo naje na kusoma mama kama mama kwa kwa kuna bale ndio ndashi kuna baadhi uko na mama bayatekeza yawe ile mzahabu chishi hana mama kama mwamara mukubura kuraka ukazamu hazi tumuhamagariye ukamuzamu kinuriyo ukazamu ukarega bavuga hakura ngona mage passage ko nafasha daliyo yeye mama amen turiyama ikomeye genda na maso Yesu muti ndozo rani kibazo ugereza kwa maso ya wadatu ndaya futende yagenda na ntabwo umwisho umwe waravuze ngo twakwizera narakwizera maso yagenda n'ikindi ndagifite ntabwo ndashidikanya bana ko mu bandi ngo abayime basengera bambira ukondi urizi ntabwo ndakundaza Mugabana bazaza mugeze kumbira amakuru kandi bene ntafite ngo jewe ndakubwira Mosana kumbira amakuru ngo bafite amakuru kandi ntafite ngo jewe ndakubwira Yeme mama igihamba yakufanya kimwe ikizodukanga tukakangura umuntu maze kuririmba tukakangura umuntu yarize tukakangura umuntu bafite ubutunzi tukakangura umuntu bafite abana benshi tukakangura umuntu barashinga gatatu gatanu umunani tukakangura umusaza barashaje umuzabuka mumenye ko agendera ku gihe cy'amasa ku mutima w'umuntu azakugana umuntu ishina amasego kugira ngo n'umuco ku gihe cy'amaraso no bigenza nde Nimudamu Nikodemo mu gitabo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya gatatu aho yasanze Yesu nijoro Yesu waje kwigisha mama barabyumva Nikodemo arabyumva mama yakuzumva ngo agira isoni kuko ari umuntu muri rubanda batambuka basi agira isoni baraceceka arabatekanye kuri nyumba mu ijoro ngo abakoze twigira kintu basanga Yesu ngo araba mu mwigisho araba basumye trakira mwigisha mu mwe
abantu bakunda kudakoresha amategeko ariko utazi nzabibwira ko batanga abantu byo kugira ngo bakara nabo byacu ariko imyaka yanjye mbana no kundesha sinabisoma mu gamana n'umusore yumva ni kuvuga mu buryo yesa ko kuzaba mu mubiri ikidaba nkacho niki umuntu wala mtu mwingine nimeka tuvuta mtu mwingine kwa maana Yesu kagenda